Hello guys, muri iyi video ngiye kwereka uburyo ushobora guhuza Facebook account na Instagram account ukajya postinga automatically post imwe kuri Facebook igahita ijya no kuri Instagram. Gusa rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Sirimuka Tech ukande subscribe ndetse uze ukanda like kuri iyi video nubona uyikunze. You are welcome. Okay guys, uyu munsi rero naguhitiyemo kwereka uburyo ugiye gufata Facebook page yawe ukaba wayihuza ndetse na Instagram account yawe. Ibi rero bizatuma Facebook lyrics story cyangwa se post upostinze ku rubuga rumwe izajya igenda ikajya kundi rubuga bitakugoye. Rero reka nkwereke uburyo ibi bintu ugiye kubikora. Uraza winjire muri Facebook account yawe, Facebook app, klikeho. Urabona ko twamaze kwinjiza muri Facebook account yacu. Noneho rero wowe uraza ukirike ahangaha what's on your mind, uze uhakirike. Urabona rero nuza ukareba ahangaha urabona ko Facebook yacu twayigize mu cyo bita professional dashboard. Iri muri professional dashboard. Urabona abari friend bahindutse aba followers, bivuze ko video cyangwa se content zacu tuzatwa uploadingaho ahangaha zizajya ziza bano bantu bose bakaba abambere mu kuba bazibona. Rero uburyo wowe niba utarabikora uraza ukanda ahangaha hari utudomo dutatu ahangaha utudomo dutatu hakande. Noneho wowe uraza ukore ahangaha haraba handitse turn on professional dashboard. Rero twebwe ibyo ngibyo byose twamaze kubikora. Rero icyo dushigaje ni ukujya ngiye kubereka uburyo ugiye gufata ino page yawe ya Facebook wakoreraho nta bisaba yuko nta n'inyungu wabonagaho nenda buretse ko wachatingaga n'abantu ukabona poste zabo, ariko noneho ugiye no kuba wakorera amafaranga. Ese iyi Facebook page yacu tugiye kwihuza gute na Instagram account? Uraza ukande ahangaha hari utudomo dutatu. Noneho numara ukanda hano hari utudomo dutatu, uraza umanure cursor yawe uyizana ahangaha handitse setting and privacy. Ukimara ukanda setting and privacy urabona hano handitse setting. Ahangaha handitse setting uraza wakande. Rero ahantu handitse setting numara kuhakanda urabona ahantu handitse personal detail, password and security, add preference ndetse na verification. Hano hepfo hakaba ahantu handitse ngo Simowa account center. Reba noneho ibyerekeranye na account center uraza ukanda ahantu handitse account center. Numara ukanda ahantu handitse account center urabona hano hantu bari gukwereka ngo profile hubwise Sirimuka Tech. Aya nama Facebook page nayo narakereye kuri no account yanjye ya Facebook nakoreshaga mu buryo busanzwe, ariko nayo nuza gutaninga on professional mode ntabwo biri necessary yuko wakereya indi Facebook. Rero wowe uraza hano hari option ebyiri z'ingenzi tugiye kwifashisha, ariyo bita sharing across profile ndetse niyo bita logging in with account. Noneho wowe uraza click ahantu handitse sharing across profile. Click sharing across profile. Ahangaha rero bari kukwereka page ya mbere ni hubwise kubera ko nayigize professional, bakakwereka indi hano ya Sirimuka Tech ndetse bakakwereka na Wahuza TV account yanjye ya Facebook page nshobora kuba mfite. Noneho wowe icyo uraza ukore uraza ukirika hano handitse hubwise. Noneho hano kuri hubwise rero ikintu uri buze gukora hano bari kukubwiye ngo share to always share your Facebook story post or lyrics to Instagram. You can change this each time you can create a story post or lyrics. Hano no bakakwereka ngo Wahuza TV Instagram. Wahuza TV Instagram. Noneho hano hari your story n'ahandi hari your post n'ahandi hari your lyrics. Noneho wowe uraza hose uhataninge on. Noneho ukore setup. Noneho uklike hano handitse always. Klike hano hari always. Urabona ko ibintu byose byamaze gukunda. Ubu post uzajya ushyira kuri Facebook direct izajya ijya no kuri Instagram. Post ushyize kuri Instagram ibe yaza kuri Facebook. Rero niba iyi video wayikunze rwose isharinge abandi bantu muziranye bashobora kuba bifuza gukora amafaranga kuri Facebook na Instagram, biragufasha. Ndetse tugusaba no gukanda like kuri no video kugira ngo ubashe gutuma iza kugera ku bandi bantu nkawe bari bayikeneye. Noneho ukande na subscribe ufungura inzogera. Ni byiza cyane gufungura inzogera kugira ngo uzajye uba mu mbere abona video zacu twa uploadinze hano kuri Sirimuka Tech. Ndagushimiye buri muntu wese afashe umwanya wamaye akanya gatoya akareba video kuvitangira kugeza ku musozo. Mwese ndabashimiye.